waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe twizere ko nabyo bita biba tuzabimenya hanyuma ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane naje muri event ese umuntu arahari umuntu arahari ku byo gushaka cyo twararushe turashwana ariko noneho ubwaje sinzi tazoncika bitabaye twitegura ubukwe bugomba kuhaba
turakwakiriye ku kibuga hano. murakoze cyane. Uriyumva utuye umunsi? Ndishimye ugaruke muhira. Iki cyagutunguye ukigera hano? Mwebwe we muntu wari witeze ko atari buze ukamubona? Atari buze ni mwebwe. Mwebwe sira niteze ko muza ni mwebwe mu Rwanda. Uyu munsi uriyumva gute kuba wongeye kugaruka mu rugo abandi bantu wari usanzwe utabona wongeye kubona? Ni ibyishimo cyane, ndishimye vraiment kuba ndi hano uyu munsi. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye igihugu, nari nkumbuye abanyarwanda, nari nkumbuye abakristo, nari nkumbuye abantu benshi hano. So ndishimye kuba ndi hano mu by'ukuri. Ubwo ugenda waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe, twizere ko nabyo bita biba? Tuzabimenya hanyuma. Ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane, naje muri event. Ese umuntu arahari? Umuntu arahari? Umuntu uhe wo kuba byaba ibiki ubukwe? Muzabimenya. Muzabimenya. Ese kuza nyuma y'igihe kinini wakoreye umurimo muri Foursquare, kubona wongeye gutumirwa ukaba wongeye kuyisanga, wabyakiriye gute? Mu by'ukuri Foursquare ni muhira. Bazi amateka yanjye n'umurimo twakoreye muri iki gihugu. Foursquare ni mu rugo, so kugaruka biranshimishije cyane kandi nari mbitegereje, nanabyifuzaga cyane. So mu by'ukuri byanshimishije kugaruka imuhira. Ese abantu bazaza mu giterane cya Joshua Generation bitege iki cyangwa se bitegura iki? Mu by'ukuri amatsiko bafite niyo nanjye mfite. Twese dufite amatsiko yo kuzabona ubwiza bw'Imana buzaba buri hari ahantu. Bitege ibihe byiza bidasanzwe byo guhembuka, kuramya Imana mu mbaraga, guhimbaza Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri rero ndatekereza ko bizaba ari ibihe byiza. Bizaba ari ibihe byiza, ibihe bidasanzwe. Abantu bazaze turamya. Ibibazo by'abashanye urakoze cyane. Barayizi. Warakumbuye iki kurya muri Kigali mu Rwanda? Mu Rwanda warakumbuye kurya iki? Ni byinshi mu by'ukuri. Ni iki cyamutunze ariko ikintu cyashimishije naho twageze mu ndege hamwe bampa amazi y'Inyange. Amazi y'Inyange sinemerutse amazi ariho karakapa kanditse ngo Inyange. So nkumbuye ibintu byinshi hano ntabasha kuvuga byose. Muri Amerika hari ibintu byinshi bitandukanye mu by'ukuri na hano. So ibintu byadutunga byinshi. So usanga no gukora iki mu bantu bavuga ururimi yumva akeneye kubona muri Foursquare. Cyo ni ikintu gakwiye gutungura umuntu, guhindura public wari ufite hano cyangwa se platform wari ufite ukajya hari ugafata indi. Ni ibintu byinshi bitandukanye ariko Imana aradushoboje. Ni ikihe kintu wumva ukumbuye cyane muri Foursquare wumva ushaka kuzabona? Kubona abantu, kubona kuramya no guhimbaza, ndi muri Foursquare kandi akabazo k'amatsiko, ntabwo uteganya kuba wakorera igitaramo nk'Umurenge tukabona Frank Umurenge byacitse? Turabyifuza kandi tubona uko bisaba Imana, gusa ntituzi mu gihe runaka ariko bizageraho bizakunda kabisa. Reka tugushimire cyane papa. Murakoze cyane. Akabazo kanyuma, uzataha utagiye gusura kuri Bombo? Ibyo ngibyo ntago ndabimenye. Apotre wiriwe neza? Mwiriwe. Uriyumva gute kuba uje kwakira inshuti yawe? Aho yandikiye Timoteyo. Aho aramukubwira ngo nza ngukumbura ngo ngakumbura n'amarira yawe. Ni ukuvuga ngo Frank twari tumukumbuye tugakumbura n'igitaramo cye. Kubera urukundo Paulo yari akunda Timoteyo, yageze mu kumukumbura aroha kurenga kumukumbura agakumbura amarira ye. Nageza ngukumbura Frank
ngakumbura buragezi, ngakumbura turi kumwe, ngakumbura amateraniro ye, ngakumbura rero hashimwe yose ubikoze tukaba twongeye kubonana. Twitegura igitaramo kimeze gute uri kumwe nawe? Gikomeye. Ico cyo sinzi uko nokivuga, bicira ijoro cyaraye gitambutse nariko ntekereza yaza kuhaba. Ari kuba ibindi bintu. Ariko nzi kuko ari imbaraga kuri njewe kandi nzi ko nanje kuri imbaraga. Hano i Kigali cyangwa no hanze y'igihugu hari ibitaramo? Africa community. Muri gutegura ibitaramo no hanze muri East Africa hose Cyane. Kuko tugomba kumufata iyi minsi aje tukamuzaza umusaruro. Niki wari wumvaga warabuze utari kubona Frank? Ikinini Frank mu busanzwe nkunze kwigisha ndi kuririmba. Iyo niba ndi kumwe na Frank nageza mbwiriza nakubitaho cyagahita ateramo agakorasi kakazamuka kakaba gafite imbaraga nyinshi kuri nze. Ndatekereza muri inshuti cyane. Ujye umubwira se ku byo gushaka? Coco twararushe turashwana. Ariko noneho ubwaje sinzi tazoncika bitabaye. Twitegura ubukwe. Ubukwe bugomba kuhaba kuko ni ikintu uzasengera buri munsi kandi nawe arabizi kuri telefone. Iyo muganirije ntarindi jambo no kumubwira ngo nashake kuko umugisha wa mbere no kubaka urugo. Urakoze cyane. Urakoze.